Mwiriwe bene data na bashiki bacu turi kumwe kuri umurongo wa ubugingo buhoraho TV. Nge tuvugana nitwa Maniragaba Innocent, ndi kumwe na mwene data yitwa Salatiel Dusabimana. vuga cyane. Salatiel Dusabimana. Uyu mwene data rwose ni umuntu wahoze asengera mu Bahamya ba Yehova. Nanjye ubu twese dusengera mu itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Ndagira ngo rero tuganire ku butumwa Imana yasize muri Bibiliya kugira ngo abantu babugendereho. Ubwo rero nkaba ndi kugira nti wenda hari abantu bavuga bati abahamya ntabwo bashobora gukizwa, bati bageze ngo baragwikinya ngo ntabwo ashobora guhinduka. Abahamya ngo ni abantu ngo bameze ukuntu bakababeshyera ngo ntabwo ari abantu, ngo Imana ngo yarabaciye. Ko mu by'ukuri njye ndahamya neza ko Imana itabaciye. No mu Bahamya ba Yehova harimo intama z'Imana. Haleluya. Amen. Mu matorero yose harimo intama z'Imana zitegerejweho kuzagaruka zikakira ubutumwa buheruka. Ubwo rero mu Bayisilamu harimo intama z'Imana. Muri Yohana igice cya 10:16 hatubwira uburyo havuga ngo mfite n'izindi ntama hanze y'urugo nkwiye kuzihamagara, zizumva ijwi ryanjye zizitaba. Haleluya. Amen. Mfite n'izindi ntama yanjye hanze y'urugo. Mfite intama zo mu rugo ariko mfite n'izindi ziri hanze y'urugo. Si byose? Nazo ugomba kuzizana kandi nazo zizaba umukumbi umwe. Ubwo rero ntabwo tugomba kuzibaza byinshi, ahubwo izo ntama z'Imana aho ziri zizagendera, ahubwo hari abantu benshi bibaza ngo kumuyehova mubwira ati ndashaka izindi ntama z'Imana. None mu ADPR ati intama z'Imana, none mu Protestant intama z'Imana, ati none ubwo idini ry'ukuri ni ndagira ngo igice tuganira ku kintu cyaba cyatumye uva mu Bahamya ba Yehova kwemera kuba Umudivantiste. Ikintu cya mbere cyatumye mva mu Bahamya ba Yehova ni ukubera yuko batemera umusaraba. Ari umusaraba niwo udukiza. Amina. Kuko Yesu awubambweho yavuze ko ari cyo kintu kibanze kigomba kudukiza. Umwizera wese akizera ko yabambwe ku musaraba, uwo nguwo Yesu aramukiza. Ariko iyo ugiye ku Bahamya ba Yehova usanga bakubwira ngo ni igiti, ngo nicyo Yesu ngo yamanitsweho. Bavuga kumanikwa, ntabwo bavuga ko yabambwe. Yego. Ikindi nanone ntabwo bemera ubuhanuzi dusanga muri Yoweri bugaragaza ko umuntu ashaka gusukwaho umwuka wera akaba yabaturwa, akabona zimwe mu mbuto zibonerwa ku mwuka wera. Hamwe bavuga ngo abahungu banyu bazahanura, abasaza banyu bazarota. Ni henshi. Ubwo rero icyo nacyo cyatumye mvamo. Amina, amen. Ikindi ntabwo bemera ubutatu bwera. Yego. Ubutatu bwera tubona yuko Bibiliya Yesu yavuze ko abantu bagenda bakabwiriza abandi, abantu bo mu mahanga menshi bakabahindura abigishwa, bababatiza mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Ariko aho baravuga ngo ni Imana eshatu. Ubwo rero zibaye Imana eshatu gute? Bashaka guhakana ko Yesu atari Imana, Umwuka wera atari Imana, Imana ikora yo ubwayo yonyine. Ubwo rero ukimara guhakana gutyo, Yesu ntiyagukiza. Yagukiza atese kandi utamwemera. Bavuga ko hari abakristo ariko ntabwo bemera ko Yesu yabambwe ku musaraba. Ni gute uzavuga ko Yesu atari Imana hanyuma ukavuga ko uri umukristo? Si byose? Uri umukristo gute kandi utemera ko uri abakristo? Ubundi tuzi ko hari abantu bayobokwa. Turavuga wenda hari abantu twita abo twayobotse, harimo buriya abantu bayobotse Yesu bitwa abakristo. Buriya Kristo ni hari Kristo, hari n'abantu abandi abakristo. Hari n'abavuga ngo ni Abayisilamu n'abayobotse Muhammad.
Islam Muhammad yari afite inyigisho yitwa isilamu. Hari n'abantu babonaga Muhammad ari gutambuka bati isilamu, abayoboka bavuga ngo abayisilamu, abayisilamu yari Muhammad. Isilamu yatangaje inyigisho ya isilamu, none isilamu bari Muhammad, abantu mukurikira mwita abayisilamu. Muhammad subhanahu wa ta'ala muri kumva. Yego Muhammad rero asobanura atari byari bigoye kurivuga ngo ni abayisilamu, kubera isilamu ari kuvuga ngo gusiramura. Isilamu gusiramura, ubwo ni umugenzo, abantu basiramura, ni umugenzo nta mugenzo wande wa Muhammad wa isilamu. Si byose ntabwo ari abakristo uri kubona, abayabayeho bahirwe ntabwo ari abakristo abayisilamu, n'abayisilamu nyine n'aba Muhammad. Bamufata buriya nuko twe twitwa abakristo, urumva? Bariya bo ntabwo bitwa abakristo, bariya bitwa abayisilamu. Hari n'abandi bantu bitwa ngo ababudisite, n'ababudisite so ujibumva n'ababuda. Umuntu witwa Buda inyisho yaturutseyo yitwa Buda wo mu Buhinde. Iwo mu Buhinde. Hari n'undi natwe rero mu buriya Kristo, abantu b'abakristo bita Christianism, ngo tubivuga mu ndimi z'amahanga nko mu Gifaransa no mu Cyongereza. Christianism mu ndimi z'Igifaransa, Buddhism mu ndimi z'Igifaransa. Hari n'abandi bitwa Zoroaster. Yari afite umuhanuzi witwa Shawusha. Ntukajyanye na Yesu amatekara. Hari n'andi matorero kandi nabize mu gatabo kitwa n'abanyabaheva baje bafite ugatabo kitwa ibyo abantu bibaza. Ni amadini menshi, harimo n'abashiste, shisime, kugira ngo babonye babana imihango ya gipagani. Buriya rero tugiye kureba Buddhiste dusanga ari abandi bantu. Buddha nkunda kubibona kuri TikTok yanjye. Ikunda kuza Buddha nk'umuntu ufashe igishushanyo cya Buddha akagihinga kuri TikTok, berekana neza ko bagiye guhura n'ibyago, nko kunywa gifashe gitoraguye nk'igihanga cya Buddha cy'igishushanyo ukagifata ukagitera ukajyana mu mwanya wacu, kubona guhaha ibifaranga. Ariko ni ibintu byo gukina kuri TikTok. Nyine bigaragaza ko nabo bemera ko Buddha abakora ibitangaza. Buddha nyine abagize imbande abageza ku Mana. Twebwe twemera ko Kristo tugeza ku Mana, kandi Yesu yavuze ni ingenzira yo kuri n'ubugingo, unyizera nawe yapfuye azabaho. Ngira ngo munyure mu irembo rifunganye, Mateka igice cya 7, ngira ngo urabora bisome. Hari inzira igihogera n'inzira gifunganye. Bivuga ngo rero inzira ifunganye niyo Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Inzira gihogera ni inzira igana mu irembukiro. Ibyo bigaragaza iki? Ibyo bigaragaza yuko nyine Yesu abamukurikiye banyura mu kababaro. Bagomba kuba ari bakeya nyine. Ntabwo abantu benshi bemera umuco. Abantu benshi bemera ibintu by'ibinyoma, ntabwo ahantu hari ubuhorosha ubuzima. Bose kabahamya bavuga ngo kubera aribo bake ngo nibo dini ry'ukuri, bakavuga kandi yose ari ibinyoma. Babikura he? Ubundi ababuddhiste rero bambe abahamya, impamvu bavuga ngo nibo bukuri. Buriya abahamya ntabwo n'ibyo amateka cyane uyu munsi kuko mbira akantu gato kababaye. Uruzi ko abahamya bavukana n'abadivaniste. Buriya abahamya ko bavukana n'abadivaniste ntabwo urugero rwa rufitanye isano. Ruseri uramuzi? Ruseri bamuvuga cyane mu bahamya ba Yehova, mu bafondateri b'abahamya ba Yehova. Ubundi abahamya ba Yehova mu Gifaransa bitangwa mu twiga histoire du christianisme muri théologie. Bavuga yuko ngo bitwa aba messager. Hari muvoma yitwa messager yigeze kwaduka mu mateka. Yari ivuye mu badive messager bajanye ubutumwa. Ngo haya abapasiteri babiri. Nanda bavuga amazina ntabwo mbese mbibuka kanya ko nzaho banditse. Ubwende nuko ko nzabikwereka. Abo bapasiteri babiri rero ngo baragiye bagira gutya. Harimo Ruseri n'undi mugenzi we ntanashoboye kwibuka. Ngo baragiye Ruseri agirana ikibazo n'undi muntu n'umudamu araza arabahanurira. Umudamu araza agira ikibazo cye ntibacitaho. Batacyitayeho ararega, araza kubivuga. Abivuze bari barapasiteri baramuzenzika. Abizinzitse nuko abantu bose birabacanga. Ikibazo cyo kubacanga cyangwa abantu mu itorero. Ari n'abahiti nawe
aragenda aba aho ngaho urumva ngo arabarotera ariko Ni- Elena White reba ino wahita ni umuhanuzi w'abadivantisiti umuhanuzikazi watumye itorero ry'abadivantisiti rigira fondasiyo rifatika yabayeho ryari si nyuma ya yabaye mu nuza cya 820 gutyo kuzamura kuko na 44 nibwo yari muri iriya tsinda yarahari yari afite mu myaka nk'umwe 10 bivuze ngo yabaye umugore na White James White muri nyuma yaho n'igihe yapfiriye ndakikubwira apfuye mu 1995 yabayeho nyuma ya nuza y'uwo muhamya wavuze babereyeho rimwe niba ari Yuseri babereyeho rimwe ariko bahuriye mu itorero ryabo iryo torero bahuriyemo rero ryari itorero ryitwa itorero ry'abasigaye komeza amategeko y'Imana komeza amategeko y'Imana yego mwene data hano turi ku murongo mugari wa YouTube ubwo rero turimo turaganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana turimo turavuga ku bijyanye n'ubuhamya bw'abahamya ba Yehova n'ubw'abadivantisite n'icyo bahuriyeho murakoze cyane kugira ngo nyine dukomeze kuri YouTube ni umushyitsi twari tubonye twatiza tumubwire icyo turimo hano rero aba bapasiteri babiri ngo uwo mudamu baramuzinzitse mu kibazo yari yagize bamuzinzitse urumva ikibazo kiraremera cyane kiremereye umudamu yanga kunyurwa umudamu bagenda babwira bamukanzanye bati ceceka umudamu akumva ari kurengana ati ceceka baragenda bamubeshyira n'ibindi bintu byinshi abo umudamu baretse bamera nk'aho bamuheje mu nshingano ho gatoya nese ubwo uwo mugabo w'abahamya n'uwo Elena White ubwo ntabwo bafitanye isano niba idini ryabo rijya guhuza ndaza kwiguha noneho bari basengera mu itsinda ni mu isenga ry'abasigaye bigikomeye mu mategeko y'Imana y'abantu bamaze kumenya umucyo witwa ubutumwa bwitwa paruzi ni ubutumwa ubwira abantu ngo Kristo agiye kugaruka muve mu byo murimo mukanguke muzi ko abantu benshi bagurishije amasambu mu gihe cya buriya mu mirere abantu barabizi ubutumwa bwa mu mirere yabahaye nabo bari babwakira bavuye mu bameto kumana bavuye mu Batista Batista bahozeho n'abameto n'abane bavuye muri Gatulika baracunza fitito cy'amateka y'abadivantisite abo bose barimo n'abaruseri barimo nicyo kibazo cy'abagore cy'imitambo cy'amateka y'abadivantisite birimo ko nzajya gusenga ku isabato nzagenda nambaye ingofero okay uzaze gusenga ni karibu nta kibazo nyambaye se cyangwa nzajya n'umupira w'ingofero kugira ngo batabona uruhara kwa uzogosheshe uze umeze neza nta n'umuri yambere uze ukeye mbese n'uruharaganisura Imana niyo daruhara nano hara rwiza n'ubwiza bw'Imana ntabwo tugomba kwitesha agaciro nubwo rwaje mu n'icyaha ariko Imana yakiriye ko uruhara ntacyo twaye ubwo rero twari turimo kuvuga yuko kuvuga neza yuko uyu mudamu we afite impano z'ijuru kubonekerwa n'ijuru sibyo abandi bo bari abantu bazi bafite ubwenge bakora muri imprimori urumva bagaprinting ududepriya udupapuro n'uratwo twitwa advanced word none tubona turahari ubwo tunyamakuru basohoraga twabaga turi ubutumwa bugufiya bw'incamake ya Bibiliya n'ubutumwa bafite abantu benshi bagakizwa ari benshi cyane noneho bakamukunda nk'umukuru muri imprimari kandi bahuje itorero undi Elena White we akaba yari afite umugabo akaba nawe waje kubera itorero ry'abandi mu gihumbi kimwe 1983 mu gihumbi 1983 1963 nibwo muri mwaka yashoboye kubera itorero ry'abadivantisite kugira ngo nyine arishyire ku murongo urumva yari imyaka 2 ariko n'umugabo Elena White ariko mbere yaho bari bamaze nk'itsinda ubwo abariseri baraje babona abasore bafite impano pe cyangwa bagasaba bafite impano bahita babagira babaha ubutumwa ndetse babigira n'abapasiteri noneho nabo bakaje habwa misiyo ndetse bakakora muri imprimeri yo gutanga ubutumwa nko ku munsi w'isabato bagatumwa hanze hirya no hino kabanka amatike bakavuga ubutumwa bari bafite bazi kuvuga neza rero barakije barazanye abantu benshi ubwo rero bigatuma United yaranababaye cyane kubera abuze umuntu nka Ruteri yumvise yahombye komeza umufashije komeza uravuga
bijyanye n'ubuhamya bwabo. Yego. Ese Ujya gusenga ku isaha ibintu igihe cy'isarura kirageze bazegera Yesu abe nanjye nzajya gusenga ibintu abadive bavuga Nta kandi wabonye. cyangwa se wapi wumva ari ukuri. mfa rwose ni abanyabwenge b'abanyamerika Bafite bene wabo w'umukuru, abo nabo bajya bagira abakuru nk'uko abahamya biba bimeze. w'iki Yego yego. Mwari ugeze ku ki? Niyo ndi kwibaza nti Mm. uwo mugore Ellen G. White ibintu yahanuye bihuza n'ijambo ry'Imana cyangwa Ijana ku ijana. n'ibitekerezo Ibintu yahanuye hari ibyagiye yerekwa na White. Akabihuza n'ijambo ry'Imana. Imana ivuga ngo soma muri Bibiliya ushakemo uturo bwera. Uturo bwera nk'ingero ebyiri se zibigaragaza. yego kamwe nk'uryo ikintu na White yatwunguye nko mu itura ry'Abadiventiste. Ikintu yatwunguye mu itura ry'Abadiventiste. Na White yemeje ubuturo bwera. Niwe wabuvumbuye muri Bibiliya. Yarabyeretswe arasoma. Mumenye ko hazaba urubanza. Abari gutanga inyigisho ko hazaba urubanza, umuntu wese aho yicaye amenye ko imirimo ye yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi nawe asobanura igihe abantu bari guhuzagurika, urabona hari amaze kuva muri paruze, abagatulika bamaze kwihana kubwiriza, abaporoso, ababatista, abameto, ndetse n'abapanikote uretse ko buriya bavindimwe n'aba bantu abapanikote barasohotse basohoka bari gushaka imbaraga mwuka wera, abadive basohoka bari gushaka gusoma Bibiliya, kugendera kuri Bibiliya. None n'abahamya bo ntabwo barimo, n'abahamya bari mu baruse bari mu badive. Urabona ko bahamya n'abadive baba bashaka gusoma Bibiliya. So bibona se ubona ko bibanda kuri Bibiliya. Abahamya rero ntabwo ADPR bo bari abapanikote bo ntabwo bihanda kuri Bibiliya, ahubwo bihanda ku mwuka wera. Sibyo muri iyi minsi uri kubona bari kuvuga bati ibyo byo guhanura mukavangirwa mukaducanga, nabo bari kubona ko bari guhomba. Nimba umuntu ari kuza agahanura yerekezwe n'umwuka wa Satani, akavuga ati biriya bintu byo guhanura bizadukoraho, nabo batangiye kubyanga. Iminsi nyine nayo itangiye ngo nabo batangiye kugira ikintu bamenya. Ubwo rero icyo bishatse kuvuga ni iki kimwe, ni ukuvuga yuko twe twibereye ku buhamya bwa White. White ni ibyo bintu White iramaze kubona ukuntu abandi bose baguye, hasigaye itsinda ry'abantu 50 gusa. Muri paruzi mutungo wa mu mere yatanze bari bafite za miliyoni na za miliyoni zaramaze kwihana, zari kwakira ubutumwa buheruka. Bari kuvuga ngo yasajye kuza mu cyamugana 1943 nabo bari bazi ko Yesu azaba yaraje, ubundi yamara kuza bagahita bigira mu ijuru. Abantu benshi bagurishije n'amasambu yabo barateza imitungo yabo barateza bati byarangiye. Yesu ubundi niba yari kuza ari kuyuha nk'aho batahinze. Ubu twe turi kwigisha neza, muhinge muteze imbere muhingire ku ntego, ubone nimba usubiyemo amafumbire afatika, uhinge imbuto nzima kandi uhinge n'ahantu heza. Kuko uminze puwavuro cyangwa uminze karoti, uminze inyanya cyangwa uminze ikijumba bifatika, ubihingire isoko ubone amafaranga. Muri iyi minsi dukeneye, hari ibibazo biri kuba byinshi by'amafaranga. N'amafaranga asa n'aho yataye agaciro, urabona amafaranga yo muri Afurika menshi yataye agaciro kubera ibibazo bya Ukraine ziriya ntambara zigenda ziba. Ubwo rero kubera amafaranga ari kugenda ata agaciro, ubwo bivuze ngo urumva ko dukeneye amafaranga menshi. Ubwo urumva rero abahamya ba Yehova bo White ikintu amara itorero yemeje neza, yongeye yasobanuye neza, yasobanuriye abantu bari kumwe muri iryo tsinda ati burya bari abantu baribeshye, kubera yarabihawe n'amayerekwa, yize amayerekwa menshi. Bari abantu baribeshye bumva yuko Yesu agiye kuza kandi atagiye kuza, nyamara mu by'ukuri agiye kujya ahera cyane ho mu ijuru. Ubwo agiye gutangira iki imirimo y'abera, kwandika ahere muri ba Kayini. Abeli niwe wapfuye mbere. Yari kuri Abeli amwanzi yamwandikaho ko Abeli yapfuye azize ubusa, yandika Kayini amugiraho igihe ku bandi bagiye bapfa imirimo yabo yose. Niko yatangiye kugaragaza ahera cyane.
twahera cyane hari ibitabo bitatu igitabo kivuga igitabo cy'ubugingo, igitabo cy'urupfu, n'igitabo kimenyekanisha, n'igitabo cy'imirimo mu biranga myiza. Ariko iyo uba mukiranutse ugiye nko kwipfira, bafata imirimo yawe yose mu gitabo cy'urwibutso bakayandika mu gitabo cy'ubugingo gusa. Uwo mu gitabo umamarika wandika igitabo cy'ubugingo aba yandika umamarika ubishinzwe umurimo ukoze mwiza mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'urwibutso no mu gitabo cy'ubugingo, cyangwa akandika mu gitabo cy'urwibutso imirimo yose. Igiye gupfa yandika mu gitabo cy'ubugingo gusa. Byose ubupfuye uri umuntu umukiranutse gitabo cy'urwibutso cy'ubugingo. Ubwo iyo upfuye ukiranutse niyo umaze gufasha akabandikura imirimo ya gitabo cy'ubugingo gusa. Ya imirimo mibi yose kubera kiranutse ntabwo imibi yongera kuyandika. Iyo igitabo cy'urwibutso bahita ipaje bahita bayifunga bakahita bandika mu gitabo cy'ubugingo bati uyu ni runaka. Iyo bayifunze ntabwo baba bayiciye bihari, ariko ntabwo bongera kuyerekana byaba birangiye. Ariko iyo upfuye uri umunyabyaha, imirimo myiza warakoze nk'imirimo myiza n'imibi baravangavanze, igitabo cy'urwibutso cyangwa igitabo cy'ubugingo ntabwo bandikamo, bandika mu gitabo cy'urupfu na paje bakayifunga byo mu gitabo cy'urwibutso. Ubwo banyabyaha bo ibyabo bizamenywa nyuma y'imyaka 1000. Sinabikubwiyeho twiganiraho kare twajya ku murongo. Noneho bamara kubyandika mu gitabo cy'urupfu, ubwo hasigaye ubwo mu gihe bazaba bafite fichier n'utuntu tugaragaza ukuntu bazazuka, utuntu tuzatuma bati ni inosa, kano kamenyetso kagaragaza inosa, kagaragaza iyo bitwa saratiere, kanaka saratiere, kanaka undi muntu. Aba bantu bose nabakiranitse bazadukoraho, bazaba dufite bagene batujugunye mu isi, bagene batubaduha bahamagara y'amazina y'abakiranitse azuke. Ariko abanyabyaha ntabwo bazahamagara kuko ntabwo bazaba bayitwaje. Aho kantu iyo mbaraga Yesu azaba afite izazura abakiranitse, ntabwo izazura abanyabyaha. Nibyo bita urwandiko se, urwandiko rw'ijuru. Oya, ntabwo ari urwandiko rw'ijuru, ni imirimo ibyo wakoze biranditswe, wabishaka utabishaka. Ese ko bavuga ngo nta muntu waba wishyura waba utihishe adafite urwandiko. Urwandiko ni inyandiko bamwandikiye kandi yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kure nimba utaranditse mu gitabo cy'ubugingo rero ukaba warikoreye ibibi gusa, cyangwa se ukaba warakoze ibyiza nyuma ukabikorera ibibi, Imana ntigutsindishije. Ngo arimo n'ubujyane n'abantu bazatsindishirizwa. Hari igihe umuntu ashobora kuba yarakoze ibyiza, iminsi ya nyuma agatangira gufata kugeragera, Imana ikavuga iti ye ntandaguhara, ahubwo ndagukuramo umwuka witahe. Imana iri abantu sinziza kugira ngo badatambikira. Imana igukunda iravuga iti kwica umuntu, none ikusuye gutabara ubuzima, noza kugira ngo izaguhombe burundu. Ahubwo Imana kugira ngo igombe yaguhombe. Abantu kunteye ubwobara. Aho kugira ngo Imana igombe yaguhombye. Nk'ubu rugero nkanjye navukiye mu itorero, sibyo? Navukiye mu itorero kandi namaze no kubyakira pe. Ubu ndamutse nagiye mu ijuru kandi narahamije ubutumwa, ntagiye mu ijuru sisi naba mpombye. Wene nishaka mve n'aka kanya ngo nzajye mu ijuru. Nimba ndi kubona ndava hano nkaja mu byaha, ubwo ndi kubona yanyikira hano. Nkazi eko ijuru ryanjye ntakagira umuntu nyambura ijuru. Kareka ijuru ndarikeneye gusumba ibindi byose. Ubwo rero Imana nayo ni urukundo, buriya ko umuntu apfuye igihe abaruhutse, ntabwo ubizi. Ntabwo uzi ko igihe umuntu apfuye ari abaruhutse imiro n'imihati. Kure gupfa. Ubuzeka nkubaze. Aho kugira ngo uzapfe uba ukubise icupa mu mutwe uri kunywa inzoga, ariko wamuganira. Cyangwa uzapfe bagufatiye gusambana, bahita bagufata baguca igihanga. Upfira aho ngaho. Kandi imyaka 10 uzaje nta nubwo uzabugira mu ijuru uzaba uyitegereje mu nziza icyaha, ibihembo by'ibyaha n'urugo. So wahitamo kwipfira ugapfa mbere yaho nuko ukazigira mu ijuru. Ariko kubera ko twebwe twakijijwe, twakeye umwami Yesu, umwami n'umukiza, ntabwo Yesu nta nubwo abantu bakiye agakiza benshi bakunda no gupfa kugira ngo bakomeze batanga ubuhamya. Nk'ubu bamwe tanze hari Imana yazabukurinda kugira ngo uzashobore kuzabuhamiza aho muzahura. Haleluya, amen. Kuzabahamya uti ngewe narabiretse kandi ndahamya ko nzaguma mu Mana. Niyo nzahura n'abamara nzihangana, niyo nzahura n'inzoga nzazireka nshonje, niyo nzahura
n'igitoki cyo bandi nzareka kuciba. nihangane cyokora hari ibintu batubwiye kera ngo wanyuraga ku masaka ugacisha ko karijya ntibyo barweho icyaha. byose abigishwa ba Yesu bo ntibavungaguye ingano. ushobora kugira ahantu rwose ushonje nk'umuntu mwiza umuzi ukufata igisheke ntabwo ibisheke cyane ukufata igisheke kimwe wamara gufata igisheke ukakirya wamara kukirya jya kubimubwira ati ukagenda ukirira aho ngaho ntujye kure yanaza akaba arya bamangara ati hari umuntu ugucira ibisheke abantu babona ukuri aho ngaho bagahita nabo bahita bikanga tabamuhamagara abafite telefone tari umuntu ari kuri gisheke cyangwa ninde ni Salatiel n'umugabo w'umumpinga mubaze se ari kumushaka ati ushaka ibisheke ati neza ndavuga nti numva nzera yanyishira mufata igisheke ndavuga nzabikubwira ko nagifashe kanyirira nanyirira hangana nanze kukiyona kijyana kure nta n'ubwo yakwishyuza avuga ati humura rwose tuzi ariko nimbuzi ko ari umuntu mubi ntago abantu muri iminsi abantu barahindutse yarabibariye ati ari umungo w'umunyakina batubwiye ntashaka kuvuga izina ari mu gisheke kanere nyirasenge umwana wa nyirasenge aramurihisha ugomba kwitonda ukamenya umuntu nirenge ahantu ngiye ni kwande ariko dufite n'urugero rwa Yesu Kristo rwiza. Yesu yabaga ashonje. Yesu nubwo yagabiraga abantu mu ruhame ntabwo Yesu bijya yajyaga. Yesu yariturizaga ntabwo bizi. Yesu burya yabaga yari mu bantu bakarya yewe ntibamenye ko narya akituriza kandi ashonje kimwe n'abandi kagaburira abantu bakarya nyuma wenda muri twatumumukiye wenda nawe yari inyuma. Yesu wabonye kurya mbere Yesu atanze yagaburiye imigati n'amafi kurya se kandi batari barangiza yaretse bararya bararangiza n'intumwa zirarya ntibarya baziratanga zimwe zinezere ba Petero babonye bari guha abantu bari guhagazishwa n'imigati 5 n'amafi 3 ariko byari koko uzi ko ushaka kubibwira umuntu ntabyemeye oya ukwizera yashoboka amafi 2 ubuseka mu rutya wari uzi ko YouTube ubu Imana yabishatse yagabura ubuse hano haramfata ukorera kwicare hano rero byose birashoboka. YouTube abantu miliyoni baturebye kugira ngo ntabwo twaba twariye ntabwo wamugana ni mwene data dore ikiganiro cya twagiranye kigiza umugisha reka turye turye tumwe si byose ugomba kwizera ibitangaza bibaho. Yesu yakoze ibitangaza byakera ariko n'ubu turacyayibona rwose njyewe nagiye mbona ibigeragezo biri kuza bikongeraho Imana irandinda pe uraye mfite ibyo nshimira Imana byinshi si byose ariko nawe reba umuntu ahangaha hari umuntu washatse no kundoga ntibyanakunda ubu se nukuvuga yuko nje aricyo nyinzeho tuburozi bwa nyabwo kazi kandi namuzi Imana nyine irinda abantu ashobora no kubumba nk'aburya njyewe ushobora no kubumba nk'aburya nagerajya mfite ubutabazi bw'ibanze rwose nikurikirana hari aho nabisize ushobora kuba nagufasha uramutse ugize ikibazo wampamagara nkagufasha kuri nimero yanjye ndaza kwishyiraho kuri comment uraza kubona ahantu ndayishyira ahantu hasi aho twandika ahantu twandika inoza turi kuganira ufite muzazira bya porodinga ibi mukanya biba bigeze kuri YouTube Imana idufasha bajya kuri YouTube kandi Imana iradufasha pe icyambere nuko tugomba kumenya neza yuko nukumanza kumenya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza si byose ngiye naramwaki kumanza kumenya yuko ubutumwa dutanze yuko tumaze kuvuga yuko abamya ba Yehova ba Ruseri ukuntu baje kuva mu badive narabikubwiye ndetse n'itari ryakabaye abadive ariko ryari rigiye kuzaba abadive nuko no bahita hasiye nk'umwaka yeretswe ibya ba Ruseri kuna n'amakosa arabyibagirwa burundu yibagirwa no kubivugaho ntiyanabivuga no mu iteraniro ikindi gihe arabyerekwa bwa kabiri arabitangaza abitangaje ba Ruseri bararakara ngo mwana n'Imana bana ntabwo tunayemera barivumbura ko tesha agaciro ngo ubanuza nubwo tunabushaka bahita bamwanga bahita bagenda bahita bigumura twe nta tukimwe nabo barabasezera
n'abahita barabigenga baranga ahubwo bagenda baza kwandika impapuro de puriya kuvuga bati abari abatura bategereje Yesu burya ntawe ukije burya barabeshaga barabihamya ati Yesu burya nta nubwo ari n'Imana abategereje abahamya ba Ruseri na mugenzi we nyine burya Yesu ntabwo ari Imana atabwo Yesu ni umuntu nk'abandi kugira ngo basenyere n'abahita kuko bari bazi ko n'abahita na bagenzi be bishingiza Yesu cyane reka tubice intege inyigisho yabo turajya badivante rigwe hasi tuzanye kwegura n'agatwe kuko rishingiye kuri Yesu turajya badivante tuzayitinye tore rifite guhamya kwa Yesu guhamya kwa Yesu n'uko buhanuzi tore uzayitinye n'aya matora ariko rivamo babavuga ngo n'abagorozi ntago bagenda bavuga ngo twagiye ati burya ntabwo turabashyira abadive nose wava mu badive ukajyayo kumana yavuze ko ubugorozi ukajya hehe ko ntabwo buzagaruka ubugorozi buzariberamo cyokora ngo nabonye mu ntambwe ikomeye naho tuzabisoma ngo nabonye udutsiko hanze y'iri torero udusa tumwe dufite umuco tumwe tudafite umuco ariko nubwo tudutsiko tuzaba tumwe tuzaba dufite umuco ariko ubugorozi bugomba kubera muri iri torero ntabwo bivuze ko udutsiko tutazaba hari udutsiko tuzaba dufite umuco tugomba kubaho utwo dutsiko ariko rero kuba mu gatsiko njye nta naho mu gatsiko kandi itora rihari erega Imana ikorera mu mucyo utwo dutsiko nyine dutatanya imbaraga ni inzira ya Satani ariko noneho Satani kavuga ati bari abantu nk'uko turi hano turi kumwe umwe ramuka turuganira buriya yumvishe mvuze kuriya yumva atishimye kuko twari turi kumwe ashobora kuba ati mutongera no kuvugana kugira ngo tudakomezanya tukamuganza ibitekerezo byo kugezaho ntabigereho niko Satani abikora ati mbara abantu batatanye bajya hariya n'abandi bajya hariya ariko umugambi Imana kugira ngo tube hamwe rwo tuvuga n'ubutumwa ubutumwa bugenda bufite imbaraga bugenda buguhutura ariko Satani we yaragenda akagabanyamo gahunda yo kugabanyamo amatsinda y'amatorero hari n'ahantu bavuze ngo ikigo kiruka kuri uwo mugore ubwo ngo kimurwanye kiragira ngo noneho ngo kira uruzi ni inyigisho nyinshi inyuma y'uwo mugore kugira ngo uruzi rumutembane shatse kuvuga ngo inyigisho nyinshi umuntu ntabwo azamenya nyine n'ukuri azaza aravuga ati hose ari ukuri ndamenya ndajya he yirebera ahantu bari kuvuza ingoma nk'aba bantu abapanikote bari kuvuga ngo Imana iri kureba abantu bari kuvuza ingoma ngo ikahagaye abapanikote mu minsi ziri kubona kuri YouTube muziki ngo bari gushaka itora ry'Imana bakaja ahantu bari ingoma ziri kudidibuza batwagwa n'umuziki bati hari ahantu niho hari ukuri noneho bahagera basanga Imana ikavuga ngo ntabwo ariho hari ukuri nimutangazwa na zira ngoma naho ahantu hari abantu benshi bari kubanura mu izina rya Yesu oya byo kuri ratuje kandi Yesu izarihagazemo ubu n'ubu turi kuvugana ubu hano abamerika wamenya bari bo uzwi n'ijoro ryishimye ubu ngubu nuko ndi ko uploading n'ubu butumwa Imana iramfasha kubugezaho reka rero twakubwira ukuntu baruseri bagarutse banze bakigumura bagashinga irindi torero rya Messenger nyuma yabo bakaza guhinduramo abahamya ba Yehova abo urumva ko abahamya ba Yehova batemera ko Yesu ari Imana ahubwo bemera ko Yesu ari nk'aho ari umuhanuzi reka ni kimwe na Mose kuri bo ubwo batujijishe ikikora bemera Yesu ko Yesu yaje agapfa agapfira abanyabyaha ariko agapfa ari umuntu usanzwe ntabwo bavuga ngo umumarayika hari wari uvuye mu ijuru araza kuko Imana yaturanye mu marayika ubwo basenya ubutumwa bwose buri muri Bibiliya ubuhanuzi bwa Yesaya bwose barabwica ubutumwa bazadira witeka yazutse mu buryo bw'umubiri Yesaya igice cya 5 mu wa 9 noneho Yesaya igice cya 9 umurongo wa kangahera aho ngaho harano bavuga ngo ukuntu Yesu bazitwa Emmanuel Imana witeka Emmanuel Imana ishobora byose kuko kizakiza abantu ibyaha byabo no muri Matayo igice cya 2 naho harabivuga ukuntu mwari yasamye ari bari gusura mu tabanuzi bwa Yesaya ubwo rero barabo n'ubabanuzi bwa Habakuki babuca amazi bwa Zefania bwa Zakariya abahanuzi benshi bagiye babihanura ndetse na ba Mose na Dawidi bagiye bahanura muri Zaburi ariko abo bose babiciye amazi reka dusoreze aha ngaha rero hano twari turi kumwe na Maniragaba Innocent Dusabimana Salatiel Dusabimana Salatiel murakoze cyane kuba mwemeye kuzigana kuri cyane ubugingo buhoraho byaba byiza tugiye kuzakubona rwose uri uguhamya tugira ngo ubuhamya Imana izadufasha ukazagira umwanya wo kubutanga wazemera kubutanga cyane pe icya kabiri ni uguhagarara mu kuri ku mateka wangahe 10 y'Imana 10 y'Imana atavuzemo na rimwe
ikindi ubundi buhamya bwo guhamya kwande kwa Yesu guhamya kwa Yesu ni iki? Umwuka w'ubuhanuzi. uzagaruka. Umwuka w'ubuhanuzi ni ukuvuga ngo ni inyigisho ivuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza. yego Iyi minsi ihamya Yesu yose ni umwuka w'ubuhanuzi. Ndavuga ubuhanuzi turavuga rero, turavuga amavanjiri uko ari ane. Wari ubizi? Amavanjiri uko ari ane ni umwuka w'ubuhanuzi. Ibitabo bya Pawulo byose bihamya nde? Yesu Bihamya Yesu Kristo. Ibitabo bya Petero bihamya nde? Yesu Kristo. Ibitabo bya Yohana bihamya nde? Yesu Kristo n'ubundi Ibyahishuriwe bihamya Yesu Kristo. Na Yuda ahamya Yesu Kristo. Ndetse Yuda niwe yatubwiye ibya Enoki. Haleluya. amen Ubwo rero iyo tuvuga guhamya kwa Yesu mutazamurumva ibintu byinshi, muze murumva yuko ari iyo tuvuga guhamya kwa Yesu muze mahita mwumva yuko urumva iyo bavuze guhamya kwa Yesu uzaze wita wumva yuko ari ukwigisha ko Yesu ari umwami n'umukiza. Tubona agakiza muri Yesu Kristo. Imana yashatse yabigije muri Yesu Kristo, kandi no mu kurema yabiremye yabigije muri Yesu Kristo, no kurucunga mwiza muri Yesu Kristo, no mu kuzarukira ubanze mwiza muri Yesu Kristo. Umutambyi bira rero amabanga y'ijuru, impamvu turagomba kwinjira mu mana butatu ngo tura divinity ni amabanga. Baba tumwe ngo data wa twese no si kwabihakana kandi nari kwarabihawe, ubutumwa ko wahawe ntago wabuhakana. Bati mwuka wera roho ariho mutagatifu, bati na mwana tumuze mu batumwe data muyo mategeko cya 28 tumategeko cya 28 umurongo wa 18 wa 19 nuko mubwiriza abantu mu manga yose ubutumwa mwabwira ko itone ibyo nabwiye byose bikunwe namwe byose mwigisha mwiza mubatiza mu izina rya data twese na mwana na mwuka wera. Ubwo si icyo narenza hiki nje ko ndi umuntu ibyo ni Yesu wabivuze no sinabirenza hiki. umuntu aramutse yemeye muri ubwo buryo, ariko n'ubundi abantu bose nibwo butumwa bakeneye. Yego bakizwe bemera Yesu Kristo, bemera Imana n'umwuka we. niyo bazabaza ngo mbese ngo ngumana ngo data wa twese na Yesu ngo batandukaniye. Data wa twese nyine ni data wa twese, nanjye nimwe navuga niwe mukuru pe. Yesu ibyo ni ibyabo, nta mabanga y'ijuru tuzayimenyera mu ijuru neza. Mwuka wera se wabirahoze icyarimwe, kandi nawe ngo n'ubumana baburi mu muntu. Haleluya amen. nawe rero mwuka wera nibyo tuzayimenyera mu ijuru. Tukuriye bari gutondeka nje nabanye gutondeka ngo data wa twese mwana na mwuka wera. Urumva ko data wa twese afite ububasha na mwana, ariko mwana uburyo mwana na se yara umusore na se ibyo bari abantu babari bamwe. N'umundi bagutumweho umwana ibyo yakora ni byose yaba umwana yakora birenze byose yakora. Yesu yavuze ati byo ati yaba data adahari nabonye se akora ibyo nawe akora. Yaba data adahari mu byo kunye kubategura hanyu, kandi ngo ngiye kubategura hanyu nzagikoma majyane wanje ngo ndi namwe muzabi. Iyo data badahari mbabwiye ko ngiye kubategura hanyu, kandi ngo ngiye kubategura hanyu nzagikoma majyane wanje ngo ndi namwe muzabi. Si byose yaba we yabikora, yaba data wa twese, ariko mbese niba reka ngurugero sibyo. Niyo data wa twese yariho buryo se yabayeho nta numwe wabibonye. Ngamenya Yehova niwe bavuga ngo ni imfura mu byaremwe. Nta muntu wabonye buryo Yesu yaremwe sibyo. Nta muntu wabonye mukari ukuntu yaremwe sibyo. Ariko abamarika bose bararemwe, n'abarusiferi bose bavuga bararemwe, n'abakerubi bararemwe, n'abaserafi bararemwe, n'ibizima bine bararemwe, ibiriho byose byararemwe sibyo. None data wa twese waduhishuriye waduha umwana we ati nazi kubapfira, ibindi tushaka ni ibiki? Reka dusoreze aha ngaha. Murakoze mukore subscribe kuri channel Ubugingo Buhoraho. Ciao ciao. Murakoze cyane.